turarenganyijwe mu rwego rwo hejuru. Turibaza ati aka karengane dufite nyakubahwa wacu perezida w'igihugu twakoze iki kugira ngo ataza kuri teringa turenganure duhabwe ibyacu. Nyakubahwa perezida wa Repubulika, nk'umuturage usanzwe uri umwe mu bo muyobora, ndagira ngo ngire icyo mbisabira. Icyo mbasaba nyakubahwa perezida wa Repubulika, ndabisaba kuko mufite inshingano yo kurinda itegeko nshinga. Usibye kandi kuba mutubereye umuyobozi, nyakubahwa perezida wa Repubulika, muri n'umubyeyi. Nyakubahwa perezida wa Repubulika, iyo mbonye umunezero muba mufite mu maso iyo mutoriye umwuzukuru wanyu, uwo munezero ntarakwishima. Iyo mbonye amarira y'abaturage ba Kangondo Kibiraro, nabyo bintera ikiniga. Nyakubahwa perezida wa Repubulika, ndabizi kuyobora ni umutwaro utoroshye usaba kwirinda amarangamutima, ariko ntabwo ubuyobozi butwambura ubumuntu. Ubumuntu bwuzuzanyije n'itegeko nshinga dufite mu gihugu cyacu, nyakubahwa perezida wa Repubulika, byafasha kurangiza ikibazo cya Kangondo na Kibiraro nta nduru zivuze ndetse nta na kiboko ibayeho. Nyakubahwa perezida wa Repubulika, mwayoboye urugamba musubiza icyizere mu basirikare bari bataye igihe wari ubakuriye nyakwigendera Fred Rwigema yari amaze kuvanwa mu buzima. Icyo gihe abasirikare babonaga icyo gukora. Uyu munsi niko bimeze ku baturage ba Kangondo na Kibiraro. Barageraniwe, bari mu giherahiro nk'icyo abasirikare barimo icyo gihe mwari mutaraza ngo mubayobore. Uyu munsi ikibazo cya Kangondo na Kibiraro aho kigeze, nimwe mwenyine mufite gukoresha ububasha muhabwa n'itegeko nshinga mukakirangiza. Itegeko nshinga ingingo ya gatatu igira iti, itegeko ryose, icyemezo cyose cyangwa gikorwa cyose binyuranyije n'iri tegeko nshinga nta gaciro bigira. Ingingo ya 13 y'itegeko nshinga ikavuga iti, umuntu n'umunyagitinyiro kandi n'indahungabanywa. Leta ifite inshingano zo kumwubaha, kumurinda no kumurengera. Ingingo ya 34 ikagira iti, buri muntu afite uburenganzira ku mutungo bwite. Umutungo w'umuntu afite ntavogerwa. Uburenganzira ku mutungo ntibuhungabanywa keretse ku mpamvu z'inyungu rusange kandi hubarijwe itegeko. Nyakubahwa perezida wa Repubulika, dufite itegeko nomero 32 akarongo 2015 ryo ku itariki ya 11 z'ukwa gatandatu 2015, itegeko ryerekeye kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange. Abayobozi bo mu nzego z'ibanze n'abaturage ba Kangondo na Kibiraro bananiwe kumvikana ku ngingo ya 3 mu gace kayo ka 2 kagera kati, kwimura abantu nk'uko biteganywa muri itegeko bikorwa gusa ku mpamvu z'inyungu rusange kandi habanje gutangwa indishyi ikwiye. Ingingo ya 98 mu itegeko nshinga ry'igihugu agaka ka 2 igira iti, perezida wa Repubulika ashinzwe kurinda itegeko nshinga no kubumbatira ubumwe bw'abanyarwanda. Nyakubahwa perezida wa Repubulika, mu bubasha muhabwa n'itegeko nshinga, mwahumuriza abaturage ba Kangondo na Kibiraro bagasubiza agatima impembero. Abana batuye muri utwo duce bakwishimira kubabona nk'umubyeyi ubakuye ahakomeye. Itegeko rikubahirizwa nta uhutajwe ndetse nta n'urenganyijwe. Mbifurije ubuzima buzira umuze no kurangiza ikibazo cya Kangondo na Kibiraro mu bushishozi. Mbaye mbashimiye.